induru zimaze igihe kirekire zikota ndetse bamwe mu bicanyi uyu munsi bacitse ururondogoro kubera ko uyu munsi tuvugana nuko ubungubu MK akomeje kuba ishoberamahanga mu mitima yabo ndetse bamwe muri bo nabo bahibiraka batangiye kuba bagenda basubiranamo uko mugenda mubyibonera mu gihe MK we amaze kuba yakoroganiza gahunda ze zose azishyira ku murongo ari nako asubira muri mood y'ibyishimo ndetse agarukana n'inshuti ze. Umwe witwa Kamariza Mutoya uyu munsi nawe akomeje kuba yabincabiranye iteye ubwoba, ariko turatekereza ko ubucabiranya bwe nta kintu buri buhindure hagati y'umutima wa MK ndetse naho ugomba kwerekeza yaba hagati ya Diane ndetse n'umukunzi we cyangwa se uwahoze ari umukunzi we Nina. So Nina arategerejwe, ariko ndatekereza intambara y'ubutiti igiye kuba yavuka hagati ya Diane ndetse na Nina nyuma y'uko Diane yaramaze igihe kirekire agaragaza ibimenyetso by'urukundo ariko akaba ataratobora ngo abibwire MK. So reka twebwe duhite twinjira muri game y'intambara ukuntu iteguwe. Ubu ngubu size tuvugana uwo tuzi nka Tiger na Diamond barimo kuba bakwibaza ngo ese kariya kana ko mu bikoma by'avoka ka Nyabiceri niko kabaga kubita igipfunsi cyaka umuriro kuriya cyangwa se tekanike zitwika nka ziriya, ese ni waba uzihagaze? Ariko baragenda bunganirana mu bitekerezo kugeza n'ubu ngubu nta mwanzuro mwiza barageraho uhereranye na MK uwo ari we. So igihe cyo kuyoba rero cyageze, ndatekereza wageze mu kebo nawe bagiye kuba bagerageza kukamugereramo. Uratekereza iki igihe kwataka kuraba gukarishe batekereza ko MK bagiye kumugwa gitumo bagakuramo umuntu umwuka, ariko bagatungurwa no gusanga ibireve ari byo bibuzuye. Abantu benshi cyane rero dutegerezanyije amatsiko iyi episode mu kanya gatoya rwose. Turabizi neza yuko iraba yimanukiye kandi itwika. Mu by'ukuri rero niba wowe ukunda umusore w'umukire episode MK, shira akadomo kuri iyi episode kugira ngo byibuze mu kanya uze kuba wayitegerezanya icyizere cyo kuvuga ngo karabaye harahiye. Ni nyuma y'uko igihe kirekire MK yarameze nk'umucakara cyangwa se nk'umuntu higwa n'ingunzu y'agasozi, ariko amaze kuba yakwisubiza ibye abari babyicayemo bose amaze kubanaga hanze muri iyi minsi mikeya cyane, ndetse abahoze ari inshuti ze bakiri bazima arimo kugerageza kugenda abiyereka ndetse abereka ko agihari. Ni nyuma y'uko nanone atabara Nina, ariko Nina akaba avuye mu mahanga avuye kwiga nyuma y'ubugambanyi uwo tuzi nka Kamariza yari amaze kumukorera kugira ngo acibwe umutwe. Hanyuma ya byose Nina ahita yigendera. Ubu uyu munsi tugarukanye Nina, kandi ikirenze icyo ngicyo nuko mugomba kwitega intambara y'ubutita. Filime yacu rero ageze ahantu haryoshye cyane. Wowe ahantu waba uherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se niba uri no hanze yacyo, zirikana ya saha nyine tujya dufatiraho kano gafilime kugira ngo tubashe nyine kuba twatunganya kamera zacu n'imitima yacu, nyine amatsiko aze kuba yashira uyu munsi. Urugamba rukiniha rero, Morgan umugabo w'umugome cyane w'umutindi mu mutima akomeje kuba yaba inyaryenge ndetse abyumva ko yashikiye ubutunzi buhambaye, ariko ntashobora no kukeka ko MK uyu munsi ashobora kuba agarutse muri runo rugo kugira ngo amanze amurye roho, hanyuma namara kuyimurya ayicire hariya ku ruhande asigara areba nka mbega uruga. Gusa nyine kuba game yamaze kwinjirwamo na Morgan ndetse na mukase wa MK Tsindagira, urumva nyine ni ibigugu by'abagambanyi kandi by'ibigome. Birumvikana ko nyine ubuzima bwa MK adashizeho security iteye ubwoba ashobora kwisanga ibintu bitarimo kugenda neza. Hanyuma y'ibi ngibi rero twebwe tugiye gutegereza episode ya nyayo, original episode
kugira ngo byibuze tuze kwihera ijisho tureba umukubito wa danje hagati ya Morgan ndetse na MK. Murabizi neza yuko nawe yari afite urwikekwe rw'uko MK ari we nyiri mask ariko bakabimukuramo. Rero ukuyoba kwenshi no gufata inzira itariyo bishobora kumuzanira akaga gakomeye cyane, ari nabwo wenda Diane ashobora no kuba yabivaniramo kumenya ukuri. Murabizi ko Gasopo na Muhanga yari imaze kuba yatangwa kuri Diane ko nta ngegera y'umushitsi bakeneye hano. Ubwo birumvikana twebwe tugiye gutegereza turebe igikurikira. Murakoze cyane.